Mbonye ukuntu mukina mbona biraryoshye kabisa, biryoheye amaso, mutanga enjoy kurusha n'abantu batabana n'ubumuga. Ni iki sasa wabwira nk'abantu? Ubu n'igihe nabonye mu mikino ibiri yose wahise utsindamo ibitego bibiri, nubwo ikipe yanyu ivuyemo ariko wagerageje, ndakeka ari wowe mukinnyi watsinze ibitego byinshi mu kibuga. Ni iki wabwira nk'abantu bashaka kuguha ubufasha, aderese yawe n'impano yawe nyine ukayibagaragariza mu bundi buryo nyine biciye live tu? Urakoze cyane. Merci. Njyewe rwose ubufasha nasaba ni ubwo kuba bavuga ati uburere rwose buri mu Rwanda bagashyiramo ikipe y'abantu bafite ubumuga, kuko nabo birabafasha cyane cyane nk'abantu biga, so nk'abantu bafite wenda nk'iwabo b'abakene bakabafasha bakiteza imbere. Kuko iriya mikino muri makeya, iriya mikino iradufasha kuko leta y'ubumwe y'u Rwanda yararebye iravuga ati reka abantu bafite ubumuga bareke guhezwa n'ubwigunge. Noneho hari abantu benshi baba batazi ukuntu mukina, mbese bafite amashusho y'uburyo babona imikino yanyu uburyo mukina. Njye byandenze tu. Sasa imikino yanyu ubundi yitwa ngo iki, kuburyo n'umuntu yajya kuri YouTube akayisacinga akayihabona uburyo mukina, wenda nubwo bitaba ari abanyarwanda ariko nyine ababana n'ubumuga tu? Imikino yacu ndakeka sawa ntacyo. Noneho tanga aderese yawe ku buryo hagize umuntu ushaka kugusapotinga akaba yagusapotinga n'akanimero kawe tu. Njyewe kubera ko nyine nimero yanjye nange y'ababyeyi, kubera ko nta bushobozi bwo kuragura telefone, kimwe n'uko ndi n'umunyeshuri bitemewe. Yego. Njyewe ubundi wampamagara kuri 07 333